Hari amagambo make ushobora kuvuga ahantu hari abantu maze ikiganiro cyose kigahita gihinduka. Wigeze wumva agasimba kitwa akavumburamashyiga? Warakabonye se cyangwa urakazi? Iby'aka gasimba ni amayobera nk'iyo uvuze ijambo ngo uriya baramuroze, hari ikintu bamukoreye, cyangwa ukavuga ngo uriya muntu yagurishije roho ye. Iyo ayo magambo avuzwe, akenshi abantu ntibahita basaba ibimenyetso, ahubwo batangira kwibuka izindi nkuru runaka bumvise, abo bazi cyangwa ibyo babonye. Mu kanya gato ikiganiro kiba kimaze kuva ku kuri kuzwi kikinjira mu isi y'amagambo cyangwa se y'amabanga runaka atazwi, imivumo ndetse n'imbaraga zitagaragara. Ariko se kuki bimeze gutyo ubundi? Kuki iyo umuntu apfuye bitunguranye hari abahita bavuga ko yarozwe? Kuki iyo undi muntu runaka akize mu gihe gito, wenda se yagize amahirwe runaka, bamwe bahita bakeka ko hari ibanga rikomeye cyane rimuri inyuma? Kuki umuhanzi cyangwa se umukinnyi runaka iyo yamamaye vuba hari abihutira kuvuga ko yinjiye muri Eliminata, cyangwa se ko hari amasezerano yihishe yagiranye n'indi myuka runaka, kandi imyuka yitwa mibi? Abantu benshi batekereza ko ibi bibazo ari iby'umuntu umwe runaka ku giti cye, cyangwa se ari ibya Afurika umugabane umwe gusa. Nyamara siko biri. Muri Amerika hari abantu benshi babarirwa muri za miliyoni bemera inyigisho nyinshi z'ubugambanyi nka Canon. Hari n'abemera kandi ko isi itaringaniye nk'uko siyansi bivuga cyangwa wo byemera uyu munsi. Abandi bakavuga ko hari ukuri guhishwe ku banyamahanga cyangwa se ku bindi bintu ngo bituruka ku wundi mubumbe runaka, cyangwa se ibyo wakita ibivejuru. Mu Burayi nabwo amateka agaragaza ko mu binyejana byashize abantu ibihumbi n'ibihumbi bashinjwaga uburozi, bamwe bakicwa bazira ibyo batigeze bakora. Ibi byose kandi bitwereka ko gukunda ibintu runaka by'amayobera no gushaka ibisobanuro ku bintu bidasanzwe atari umuco wa Afurika gusa cyangwa w'umuntu umwe ku giti cye, ni kimwe mu bice bigize kamere ya muntu. Ariko nanone ubushakashatsi bugaragaza ko mu bihugu byinshi, cyane cyane byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, imyizerere y'amarozi, imivumo n'imbaraga zitagaragara ikigaragara cyane kurusha mu bindi bice byinshi ku isi. None se ni iki gituma ibi bitekerezo bikomeza kugira imbaraga nyinshi kugeza n'uyu munsi? Abanga mu mitekerereze ya muntu, mu mateka no mu mibereho y'abantu bagaragaza ko nta gisubizo kimwe kibaho, ahubwo hari impamvu nyinshi zikorana zigatuma umuntu yemera ko inyuma y'ikintu runaka cyose kidasanzwe hari imbaraga runaka zitagaragara. Wigeze wibaza impamvu nawe hari bimwe na bimwe wabwiwe cyangwa se wabonye bakakubwira ko ari amarozi yabiteye, nawe bikarangira koko wemeye ko ariyo, nubwo ayo marozi uvuga utayazi cyangwa se utari wanayabona? Bigenda bite ngo abantu benshi bahurire ku kintu kimwe kandi nyamara kiburirwa ikimenyetso? Reka nkubwire impamvu nyuma yo gukanda subscribe ku iyi channel kugira ngo n'ikiganiro gikurikira kijye kikugeraho ku gihe. Ni Horebu Mwindaji wumva. Iyi ni Mwindaji Life and Love. Uko bisa kose, niba warabaye umwana wumvise agasimba kitwa akavumburamashyiga, ako gasimba nakuze nkumva, ariko still now sindakabona, habe no kukabona mu bitabo cyangwa se ku gishushanyo runaka. Ni ubwoko bw'agasimba bwatekerejwe kugira ngo bajye bakakangisha abana be kujya mu gikoni babarinda kuba bajya mu muriro cyangwa se mu ziko bagashya, ariko nako ntikabaho. None se amarozi nayo ameze nk'ako gasimba cyangwa yarahari? Ubushakashatsi bwerekana impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu runaka yizera amarozi, yaba abaho cyangwa se atabaho. Imwe mu mpamvu zikomeye ubundi zituma umuntu avuga ngo ikintu runaka cyatewe n'amarozi ni umuco twasigiwe. Mbere y'uko ubukristo n'ubuyisilamu bwinjira muri Afurika, abantu bari basanzwe bafite uburyo bwabo bwo gusobanura ibintu cyangwa se bwo gusobanura ibiri ku isi. Iyo umuntu yarwaraga, iyo amapfa yabaga yateye, iyo imyaka yangirikaga cyangwa se umuntu agapfa mu buryo butunguranye, bashakaga impamvu bagomba kubwira ba nyir'umuntu kugira ngo byumvikane. Muri make bahigaga impamvu yabyo. Kubera ko ubumenyi bwa siyanse bwari butaragera kure, ibisobanuro byinshi byashakirwaga mu mbaraga z'abakurambere, ku mivumo cyangwa se ku byo bizeraga bitagaragara. Iki gihe umuntu ntiyari kwicwa na kanseri, malaria, sida ngo babimenye. Iyo myizerere kandi ntabwo yahise ibura nyuma y'uko ubuvuzi bwa kijyambere n'amadini ageze muri Afurika, ahubwo yabanye nabyo. Niyo mpamvu no muri iki gihe ushobora gusanga umuntu ari umukristo cyangwa se umuyisilamu, ariko nanone akemera ko hari amarozi, imivumo cyangwa imbaraga z'abakurambere zishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ubushakashatsi bwa Pew Research Center bwagaragaje ko mu bihugu byinshi byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, umubare munini w'abaturage bavuga ko hari abakristo cyangwa se abayisilamu
kisilamu, ariko bagikomeza nanone kwizera ibintu bikomoka ku myizerere gakondo birimo amarozi, abazimu, imivumo n'imbaraga z'abakurambere. Ibi byerekana ko umuco ushobora guhindura isura, ariko nanone ntuhite ubura burundu. Icya kabiri ni uburyo ubwonko bw'umuntu bukora. Abahanga muri psychology bavuga ko ubwonko bw'umuntu budakunda kubura ibisobanuro uko byagenda kose. Iyo habaye ikintu gitunguranye cyangwa se kidasanzwe, gushaka igisubizo cyihuse ku kabi no ku keza. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kwemera ko hari uwabikoze bishobora koroha kurusha kwemera ko impamvu nyakuri itaramenyekana. Muri make, kubwira umuntu ngo indwara y'umuntu runaka ntiraboneka cyangwa se ngo yabuze, ibyo ngibyo biragatsindwa ku bwonko. Ni ngombwa ngo hagira umuntu ubiri inyuma, ikiruta wamubwira ko habonetse iyindi ndwara. Tekereza umuntu umugiranye amakimbirane uyu munsi, nyuma y'uko muyagiranye hashize iminsi mike yahita arwara. Nubwo muganga yakwerekana impamvu runaka y'uburwayi bwe, hari igihe ubwonko bwawe bwahita buhuza ibyo bintu byombi bukavuga buti ni wa muntu twapfuye umurima unyiciye umuntu, cyangwa se ubu burwayi niwe wabumuteje. Ibi ntibivuze ko ariko biba buri gihe, ahubwo ni uburyo ubwonko bukunda gushaka ibisobanuro byoroshye ku bintu bigoye. Ariko kandi hari ikintu gituma ibitekerezo birushaho gukomera, cyane cyane ahantu ubuzima bugoye. Iyo umuntu abayeho mu bukene, ahura n'indwara, amapfa cyangwa se ibindi bibazo runaka adashobora gusobanukirwa, akenshi ashaka igisubizo cyihuse. Mu bushakashatsi bwa Pew Research Center nk'uko nabikubwiye, hagaragajwe ko imyizerere y'amarozi ikunda gukomera cyane mu bice runaka abantu bahura n'ibibazo byinshi by'ubuzima, ubukene cyangwa se kutabona serivisi zihagije z'ubuvuzi. Iyo ibisobanuro bya siyansi bitagera kuri bose, mu by'ukuri ibisobanuro gakondo bikomeza kugira umwanya n'uruhare runini. Indi mpamvu ikomeye abantu benshi batamenya kwibagiraho ingaruka buri munsi, ni uburyo ubwonko bwacu bubona isano hagati y'ibintu, nubwo rimwe na rimwe nta sano riba rihari. Uburyo umuntu akunda kubona isano hagati y'ibintu bibiri, nubwo rimwe na rimwe nta sano na rito ryaba rihari. Abahanga mu mitekerereze nibyo bita pattern recognition bias. Ni ukuvuga ko ubwonko bw'umuntu bufite ubushobozi bwo gushaka imiterere cyangwa isano mu bintu bibiri byabaye, kugira ngo bubashe kubyumva neza ndetse no kububonera igisubizo. Ubu bushobozi bufite akamaro mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu umuntu amenya ko iyo ibicu byijimye biba bishobora kuvuga ko imvura iri hafi kugwa, cyangwa se akamenya ko ibintu runaka bishobora kuba bifite aho bihuriye. Bibi byago rero iyo ubwonko bukoze mwene iri sano aho ritari. Urugero, umuntu ashobora kugirana amakimbirane n'undi muntu, nyuma y'igihe gito agahura n'ikibazo nk'uburwayi, igihombo cyangwa ikindi kintu kibi runaka. Aho kubanza gushaka izindi mpamvu, ubwonko bushobora guhita buhuza ibyo bintu byombi bibiri, bukakubwira buti byabaye nyuma y'uko tugiranye ikibazo, birashoboka ko ariwe wabigizemo uruhare. Nyamara kuba ikintu cyabaye nyuma y'ikindi ntibihita bivuga ko hari isano hagati yabyo. Ariko kandi ku muntu uri mu bwoba cyangwa se mu bihe bikomeye, icyo gisobanuro gishobora kumvikana kurusha ukuri kudafite igisubizo cyihuse. Niyo mpamvu uzabona inkuru z'amayobera cyangwa se inkuru zidasanzwe zikurura mwene abo bantu cyane. Nta muntu ukunda kuba mu rujijo aho agira ibibazo bidafite ibisubizo. Iyo umuntu abonye ikintu kidasanzwe, aba ashaka kumenya impamvu yabyo ku kabi no ku keza. Niyo mpamvu inkuru nk'izi zikundwa cyane. Ninde wamukoreye ibi? Ni irihe banga yari afite? Ni iki abandi batabonye we yabonye cyatumye agira hariya? Ubwonko bw'umuntu bukunda inkuru zifite ikintu cyihishe inyuma y'ibintu byose, cyangwa se ikintu kitagaragara. Sinema n'itangazamakuru nazo ziri mu bitera ibi ngibi. Iyo umuntu avuze sinema zo muri Afurika, igihugu kimwe gihita kiza mu bitekerezo by'abantu benshi, cyane cyane iyo cyerekeye ibijyanye n'amarozi, ni Nigeria. Inganda za sinema zo muri Nigeria zizwi cyane nka Nollywood, zimwe mu nganda zikomeye za sinema ku isi. Ariko kandi mu myaka myinshi ishize, zimwe muri filime zakunzwe cyane muri aka karere zakunze kugaragaramo inkuru z'amarozi, uburozi, imbaraga zidasanzwe, ibitamba abantu batambira abazimu, ndetse n'ubukire bw'amayobera. Izi filime ntizarebwaga gusa nk'imyidagaduro. Kuri bamwe mu bazirebaga, zagiye zigira uruhare runini rukomeye cyane mu kubaka uburyo bumwe bwo kubona isi. Iyo umuntu amaze imyaka myinshi abona inkuru zivuga cyane ku muntu watsinze cyane, ariko ashobora kuba yarakoresheje izindi mbaraga zidasanzwe, cyangwa se ko inyuma y'ubukire bwe hari ibanga rikomeye, bishobora gutuma atangira kureba n'ubuzima busanzwe akoresheje iyo ndorerwamo, cyangwa nawe agatekereza ko kugira ngo agire aho agera agombwa abo bazimu. Ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru Communication Society and Media
bugaragaza ko insanganyamatsiko z'amarozi, uburozi, imigenzo gakondo n'ubukire bw'amayobera zagiye zigaragara cyane muri filime za Nollywood. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko bamwe mu bantu bareba izo filime batandukanye hagati y'imyidagaduro n'ukuri, ku buryo ibyo babona kuri ekara bishobora kugira uruhare runini cyane mu buryo basobanura ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Urugero, filime nka End of the Wicked yo muri Nigeria yasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, yabaye imwe mu zakunzwe cyane kandi izwiho kuba yarakoresheje cyane insanganyamatsiko z'ubupfumu n'imbaraga mbi. No muri Tanzania filime zizwi nka Bongo Movies ndetse n'izindi filime zo mu bihugu bitandukanye bya Afurika zakunze gukoresha inkuru z'abakurambere, imivumo, uburozi n'amabanga nk'igice gikomeye cyane cy'inkuru, kandi uko abantu babibonaga kenshi niko byagiye biba igice cy'imyumvire rusange. Ariko mbere y'uko tekinoloji za, inkuru nk'izi zagendaga gahoro. Umuntu yavugaga inkuru aribwiye umuturanyi we, ikagera ku bandi mu muryango, ikazenguruka mu gace runaka. Ariko uyu munsi wa none byarahindutse. Inkuru imwe ishobora kuva ku muntu umwe ikagera kuri miliyoni z'abantu kandi mu masaha make cyane ashoboka. Impamvu ni imwe, ni ukubera imbuga nkoranyambaga. TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube byahinduye uburyo abantu babona kandi basangira amakuru. Mbere umuntu yaravugaga ati, numvise ngo hari umuntu wakoze ibi. Uyu munsi ashobora gushyira video agatanga inkuru ifite amashusho, amajwi n'amarangamutima maze igakwira hose. Ikibazo ni uko izi mbuga nkoranyambaga zidashobora gutandukanya ukuri n'ibihuha. Inkuru itangaje, iteye ubwoba cyangwa se inkuru ifite ibikabyo byinshi bishimisha abantu akenshi ikwirakwira vuba kurusha inkuru zisanzwe. Niyo mpamvu ushobora kubona video ivuga ku muntu wabaye umukire bitunguranye, umuhanzi watsinze cyane cyangwa se umuntu wagize impinduka zidasanzwe, maze ibitekerezo byinshi bigahita bijya ku magambo nka hari uwo yahemukiye, hari icyo yatanze, kuko amayobera akurura cyane abantu kurusha ibisobanuro bisanzwe. Icyanyuma karundura rero ni ikijyanye n'idini. Ku bantu benshi ku isi, idini ni igice gikomeye cy'ubuzima bwabo. Amadini menshi yigisha ko hari ibintu byinshi birenze iby'amaso abona. Hari Imana, hari imbaraga nziza, ndetse hari n'imbaraga mbi cyangwa se ibigeragezo by'umwuka. Ibi bituma abantu benshi bemera ko isi itagarukira gusa ku byo bashobora kubonesha amaso cyangwa se gupima. Ariko uburyo abantu basobanura izo mbaraga buratandukanye bitewe n'idini, umuco ndetse n'igihugu. Umuntu umwe ashobora kubona ikibazo nk'ikigeragezo cy'Imana cyangwa se nk'akagero ke ng'Imana yamugeneye. Undi akabona ko ari ikibazo cy'umwuka, abadayimoni yamuteye. Undi akacyita imbaraga mbi cyangwa se amarozi, ati nibyo runaka yanyohererejeho. Niho uzasanga ibisobanuro bitandukanye bihurira ku kintu kimwe, kwemera ko hari ibirenze iby'amaso abona. Iyo urebye izi mpamvu zose hamwe, bigaragara ko kwizera amarozi atari ikibazo gifite impamvu imwe gusa. Ese iyo umuntu avuze ati baramuroze, ababonye ukuri, cyangwa aba ari ubwonko bwe gusa bushaka igisubizo cyihuse ku kintu atarasobanukirwa? Kuko hari ikibazo nyamukuru, ntabwo ari ukumenya niba amarozi abaho cyangwa se atabaho. Sibyo twaje kureba. Ahubwo reka dusobanukirwe impamvu umuntu ahora ashaka kwizera ko inyuma y'ibintu byose runaka bimwe na bimwe hari ibanga rikomeye gusa, cyangwa se hari iyindi myuka ibishoreye. Kandi hari niyo mpamvu nubwo isi igeze kure mu iterambere na tekinoloji ndetse n'ubwenge buhangano, inkuru z'amarozi, imivumo n'ibindi bintu runaka bitabonwa bigikomeje gukurura imitima y'abantu benshi muri Afurika ndetse no ku isi yose. None wowe wizera iki? Wemera ko amarozi abaho cyangwa nayo wemera? Twandikira hasi muri comment. Nturebe umwindaji wumva. Ndagushimiye.